kubera iki batigeze bababwira ko uwitwa Muyango ngo yakubiswe ingume ngo ipimatoni ndetse ngo abantu bakabigira iki ubwiru bikaza kurangira uyimukubise afunzwe nituze kuza kubimenya. Ubonye ngo bigere kuri Muyango ngo tubwire ngo nta video nta cyabaye ngo ntabwo yakubiswe, yarakubiswe n'umubansa akaba afunze yarabuze n'umukuramo. Ubwo sibyo ni ibiki? Niba ugiye kuturanguza inkuru jya uzizana uko ziri zose, urumva uri umunyamakuru jya ubigira kinyamwuga. Niba Muyango INST yawe nukuri birababaje pe, ariko zituranguze tumenye ngo yakubiswe ingumi, yakubiswe urushyi, byagenze bite? Abanyarwanda turahangayitse. Witwa Muyango rero aherutse kugirana ibibazo nande numwe mu mabouncer ngo ndetse uwo mu bouncer ngo yiva mu mitana ngo yiva mu mitsi ngamukubita ingume ngo bita orama washi ngo arongera mugaruza ngo indi ngo bita sokoto ngo arangije ubwo ngubwo ngahita mujyana muri ribu ngo bafunga gasiya. Ariko nanone abandi bakavuga ati ibyo ni ibihuha, ushobora gusanga ariyo mpamvu wenda witwa Muyango harimo kugenda kurerwa robbing. Iyi ni breaking iriko y'ibyamamare ndetse ntekereza ko bishobora kuba byatigishije imbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda. Umwite Nzovu, umwite Yakamwana, umwite nde Jitafu. Ariko uyu mwanya wa none bari mu byishimo by'uko witwa Munyakazi cyangwa se Bruce Melody ngo aherutse kubatumira mu ibanga ndetse ngakabanywesha akabasindisha akabarishisha, byarangiza akababwira ati ndabizi ko mujya mukenera no kubomora kandi wabomora nabiceri ngabakandira kanyenyeri k'ibihumbi 100. Abahungu ngo aho bari uyu munsi wa none n'uyu wa none ngo ntibarabyuka. Ariko nta kinyamakuru na kimwe cyemerewe gufotora cyangwa gufata video. Abahungu ngo aho bari ngo n'uyu munsi wa none ngo nka Jitafu ntarava mu kabari ko nyamara ngo umuntu bita Anita pen nyuma yuko ngo amajira gusezera kuri RBA ngo soon as possible Anita pen agiye kuva kuki kuri Kiss FM. Nkahita nibaza nti se amafaranga y'ibyuzi ntago yamugezeho. Umuhanzi bita The Benny n'uwitwa Sinisanyu bategerejwe i Buholandi Amsterdam aho bagiye kugira gute mu bwibohore bwaki bwa Uganda. Nkahita nibaza nti se niba umuhanzi nyarwanda ajya kuririmba mu gitaramo cyo kwibohora cya Uganda nta kantu uri kumva ko abahanzi bacu batangiye kuba international. Ntabwo uri kuhaza guhereza uburemere ino nkuru. Tekereza kuba nyine agiye kuririmba muri Liberation Day y'ikindi gihugu ariko uri kumva ko kana haryo ubwo ninde wacishije hunda kanyafu. Na makuru meza ku Banyarwanda, na makuru meza ku muturage w'Inyamasheke, na makuru meza ku muturage w'Urusizi, na makuru meza ku Munyakigali, na makuru meza ku Munyengororero, na makuru meza ku Banyarwanda bose muri rusange ku bayobozi na rubanda rugufi. Iyitwa Visit Rwanda yamajije kwidekarara uyu mwanya wa none, yamajije kugera muri NBA champion ya mbere muri basketball ikunzwe ku rwego rw'isi ndetse ikaba yamajije gufatamo amakipe abiri kababwira ati mugomba kwambara icyitwa iki Visit Rwanda. Rwanda rugari rutoya ariko rwamajije kuba viral ku bihugu byo ku isi, yaba umutekano, yaba isuku, yaba abapolisi bacu bamaze iminsi bifotozanya n'abana. Ariko we buriya ngo bari abapolisi ngo mu bintu byo kwifotozanya n'abari abana nabyo ngo biri mu nshingano. Ndagusuje kandi nguhaye ikaze wowe tubana, wowe ukunda ukanakurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Nizere ko umeze neza, ukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Ariko kandi niba bitameze neza niko mu isi bigenda, niko ubuzima bihagaze. Uyu munsi ibintu biranga, ibintu bikagenda nabi, ariko haba hari icyizere yo uri muzima ko ibintu bishobora gukunda cyangwa se bikanga. Niko biba bimeze. Turagarutse rero, ndi Zebra Switch kuri kamera no kuri mikoro za View Nation TV. Turi kumwe na mwenyewe, turi kumwe na Kuri Magique, turi kumwe na View Nation, turi kumwe n'amazina menshi, ariko turi kumwe na Mr Breaking. Kuri Magique nguhaye ikaze kuri mikoro za View Nation TV. Abantu benshi basigaye bambwira ngo nsa n'umwana wa president ariko nkababwira ati muzi kwitegereza ese n'umwana wa president. Iki se uri mu biki? Oya nibyo bitewe n'itoto sigaye uri kunywa kavuga. Abantu bose basigaye bambwira ati Kuri Magique byagenze gute? Kuri Magique ati burya wigaburira uratekereza
ikiri nsigaye nigabura witwa Zebra Switch yarancuza ibiryo ubu nsigaye meze neza cyane ahubwo Zebra Switch uzashake kagahungu bita Muhanzi ukagaburira nsigaye mbona karahombanye Muhanzi ngomba kumushyira mu kizuru Muhanzi niba atagira ntabwo baturanye ngo bajye bamukopa gaceri yanze kuza ariko kagu yanambwira ati waje kagu ngari ikinyinya ariko ngo ikinyinya ngo yitungiwe n'ibigutiya buriya ngo mu bigutiya n'abantu babindaya za makeya buriya ngo yirira ngo kundayi niyo mpamvu ubona ibintu bidacamo neza so Zebra Switch rero yego nagira ngo twihute tuze kuza kureba n'ibikimba biravugwa mu binyamakuru muri wa map ariko uyu munsi wa none benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga batangiye kwinubirwa na ba Mr Breaking na ba Jihadi ndetse n'abandi bantu bose umukadaskate n'abandi ngo kubera iki batigeze bababwira ko uwitwa Muyango ngo yakubiswe ingume ngo ipimatoni ndetse ngo abantu bakabigira iki ubwiru iyi nkuru naje kuza kuyibona nza kuza kuvuga ati se mana y'isi n'ijuru nabeshi umuntu bita Muyango ntago turi inshuti nta nubwo turahura nta nubwo turanavugana ariko rero nkaza kuza kuvuga ngo ese koko uwitwa Muyango yabarakubiswe ingume yabarakubiswe urushyira urumiranga rwandi rwatesha yabarakubiswe cyo bita mawate cyangwa mawashe cyangwa se sokoto geri za mayigeri yabarakubiswe yitwa olama washi izo bazita za olama washi bikaza kurangira uyimukubise afunzwe nituze kuza kubimenya icyo cyaje kuza kunera urujijo ndavuga ati cyangwa se ushobora gusanga abantu muri showbiz bashobora kuba baratangiye kugenda kuwitwa Muyango nyuma yaho amajije gusezera kuki kwisibo bakavuga ati ngiyewe ntago nzongera kugira gute gukora kwisibo ndetse ubu ngiye gutangira kwikorera ibintu byo guhostinga bimwe mwanyatsemo dore ko ajya guhostinga benshi mugatangira gufata ubu video mukazuminga ngo mushakure umupuri uwitwa Muyango ngo yagaragaje ngo amakariso y'umweru ngejo mukazana inkuru ngo zabakimenye ngo nibashoboka ibi n'ibindi mwagiye mumuvugaho bitari byiza aza gufata umwanzuro kuvuga ati nubwo ngenda muri Range Rover ya White ngomba kuzajya nguma mu kabari ko niho nayikuye niho hano kwigisha ko niho nakuye amafaranga menshi Muyango numwe mu bakire kazi bakundwa n'abandi bakire ngano ya hosting usanga ingagari zahaje ariyo mpamvu usanga we na timu ya Brian batajya batandukana kubera ko buriya yahuje imbaraga na Brian ngo ikitwa umukire muri Kigali babasa ku myano bakore ngo habahuzuye ngo ikitwa bakire bagenda bagura amacupa maremare gusa amacupa maremare gusa uwitwa Muyango rero abantu benshi bakomeje kugenda barekarama bavuga ngo aherutse kugirana ibibazo nande numwe mu mabouncer ngo ndetse uwo mu bouncer ngo yiva mu mitana ngo yiva mu mitsi ingume ngo bita olama washi ngo arongera mugaruza ngo indi ngo bita sokoto ngo arangije ubwo ngubwo ngo ahita mujyana muri ribu ngo bafunga gasiya ariko nanone abandi bakavuga ati ibyo ni ibihuha ushobora gusanga ariyo mpamvu wenda witwa Muyango arimo kugenda kurerwa robbing hari content yifitiye yitwa is dead today ngira ngo okay nibyo gutereta na simbizi ariko nakinameze neza irimo no kurega turashimire God by the God waje muri content creator nekereza ko rwose witwa Muyango yatekereje neza ari nacyo kintu kigaragaza ko mu Rwanda YouTube utangiye kugira gute kugira agaciro guro gusobanukirwa ahubwo ngahita mbwira God na Muyango nubwo nazi nyirica ngo ninde ngahita mbabaza ati sebura nta kuntu mwanyihera korabo ngo kaka kaganiro ko namajije kwidekarara ngo tugiye kuzaduhana collaboration nuko kujya ducollaborating kiganiro cyanjye kaba collaborated kwa sketu abagaye kikaba collaborated kwande tukaraka ibyo nuko ko bikora so Zebra Switch rero iyi nkuru naje kuyireba iza kuza nyine kuza kunera ikintu cyo kugira ngo mbitekerezeho ndibaza ngo ariko uze kuza collaborating na sketu tureke ibyo bikora ubundi festival turabikora no nza kuza kwibaza ni se Muyango niba batangiye kumugira amashyari bitewe nuko atangiye kuba yitwikira ugasanga wenda abantu batangiye kugenda bavuga ubugambo kugira ngo wenda bakomeze bamuca intege cyangwa se ahubukaze kuri za space zidafite shinge na rugero abavuzi bitarivugwa komeza gume mu mitwe y'abanyarwanda dore ko buriya ngo witwa Muyango n'umuntu bita Bruce Melody nibo bantu ujya kureba ugasanga kuva mu mutwe y'abanyarwanda bakomeza bakora urugendo kugira bakomeze bagire gute bavuge ushobora kumva navuze no ngo ati Benove bakizemo n'amakabya nkuru yego wenda ashobora kuba arimo ariko ugatangira kunuka ngo wazanye inkuru reka mbanze nkumvisha kuye ko ngiye ari giye umuntu ufite inkuru zifite iki cyitwa proof no kuza kubishyira kugira ngo abanyarwanda baze kugira gute baze kubyumva reka twumve ingo tugaruke mu kanya Jihad dore rero nawe ibintu nkangira dore ngibi bikurikira ubonye ngo ujye turanguza inkuru tugukunde tugufollowinge ahantu hose dusubscribinge kugira ngo ujye turanguza inkuru gutya zitugereho zigishyushyu ariko iyo bigeze kuri Muyango buri munsi
wica akajisho ugataninga blind eye nkaho niko nshuti yanjye ni wariyemeje kuba umunyamakuru kuzana inkuru imihanda jya uhera ruhande urumva ufata umwana wese nk'undi urumva ureke kuzana icyene wabo mu gutanga inkuru ubonye ngo bigere kuri Muyango ngo tubwire ngo nta video nta cyabaye ngo ntabwo yakubiswe yarakubiswe n'umubounce akaba afunze yarabuze n'umukuramo ubwo sibyo ni ibiki niba ugiye kuturanguza inkuru jya uzizana uko ziri zose urumva uri umunyamakuru jya ubigira kinyamwuga niba Muyango ari n'inshuti yawe ni ukuri birababaje pe ariko zituranguze tumenye ngo yakubiswe ingumi yakubiswe urushyi byagenze bite abanyarwanda turahangayitse abantu dukunda inkuru dukeneye kumenya bakabara nkuru urakoze isubireho ngira ngo amajije kubyumva ngo bahangayikishijwe no kutamenya niba ari urushyi cyangwa ingumi cyangwa ari sokoto wabibabwiye rero ni cyajya busuki ngo bamukubise nza kuza kuvuga ati ariko se mana y'isi n'ijuru izi nkuru koko zaba Muyango na zaba ariko mana y'isi n'ijuru we ibintu byaje kuza gutuma zebra switch nibaza ngese ubundi inkuru nuko witwa Muyango yaba yakubiswe iyo ngume cyangwa urwo rushyi none sindi cyangwa inkuru nuko yaba yafungishije umuntu inkuru nuko yaba yakubiswe kuko nuko Muyango yitonda kubita ibyo bintu rero naje kuza kwibona zebra switch za kuvuga ati ibintu raza kuza kubicamo gake gake baza no kudutohoreza babandi bigize intyoza batubwire se koko ni orama washi ni jya kunsuki ni mayigeri cyangwa byarangiye bamukubita icyitwa push wenda batanamukubise niyo ngume twavuga ariko ndavuga ati nawe uramutse ukuye akaboko kawe ukajya gukubita umwana w'umukobwa muri iki gihugu wakosheje ibyo ejo bundi DJ Brian yavugaga ati hari ukuntu muza mwitwaza ngo tunyara twicaye mukumva ko n'iki muzazi dukubita bikarangiriraho ariko buriya ngo Brian ngo yakuyeho telefone ngo akubita umuntu telefone yo mu ruhara ngo rutarupfukamo umusatsi ahita nibaza ngo urwo ruhara rwapfutsemo umusatsi gute kandi rwaro ruhara ibintu byaje gukomeza kugenda binsetsa naza kuvuga ati rwose byanga byakunda sinkubeshye iyi nkuru ngomba kuza kwicamo ushobora gusanga ntangiriye abandi bantu bakazaza kugira gute kuyimenagura ndetse bakaza no kwitubwira kugira ngo dukomeze turyoherwe n'iki n'amakuru zebra switch iyi nindi nkuru nabonye mbana nagomba kuza kugira gute kuyiceceka ngira ngo uzi nkundura y'abantu bita Bruce Melody n'umuntu bita nde The Ben ngira ngo uribuka ko witwa The Ben yigeze kubwirwa ko azakubitwa gakoni kunda n'uwitwa nde Bruce Melody a few moment later uwitwa Bruce Melody yaje kumugarukira ajya no kumufana muki mu gitaramo kiweri yakoze The Ben niba the groove what ibintu ngibyo the groove New Year gitangira buri mwaka gikunda kuba buri mwaka New Year groove ngira ngo ubu ngubu amakuru ahari biravugwa yuko witwa Bruce Melody ashobora kuzisanga mu gitaramo cya The Ben cy'umwaka utaha ariko hagati aho ngaho iyo ntago ariyo nkuru nkuzaniye twagiye tubona ibinyamakuru byinshi bigenda byandika ngo witwa The Ben agiye kurimbira hanze cyane cyane ukabona agiye gukora amaki amatuwa ku bihugu bigiye bigira gute bigiye bitandukanye uyu mwanya wa none rero uwitwa The Ben yongeye gutungurana ubwo aragiye gutaramira hehe mu Buholandi ukaza kwibaza ngo so muhungu wacu itayi wacu Bruce Melody we gahunda zimize gute so na makuru meri twagiye twumvisha The Ben avugwa mu nkuru ngo zuko ashobora kwa rasibisheka gacano ka Philipita kazogaruka izindi nkuru twagiye twumva ariko reka twa dusome no nkuru nziza y'umuntu bita The Ben Taigabi ubu tugire gute tugaruke kana gaciro twahariye ko twadusomeye zimwe mu nkuru zivugwa mu ki mu binyamakuru turifashisha inyarwanda Janvier Papote nkunda kumukotinga kubera yuko numwe mu bahungu nemera kandi nemera uburyo babikora kinyamwuga ntekereza ko batajya bakana bwa ruswa bw'ubucumi bw'ubukigeje yemera yiwe kandi nje naramwemera kurusha babandi bandika kuri babandi bavuye kuntuza timing ibintu nk'ibyo uyu rero bamwita Janvier Papote yagize ati The Ben na Cindy Sanyu bategerejwe mu giteramo cyo kwizihiza ubwigenge bwa Uganda abahanzi bakomeye bo muri Afrika y'Uburasirazuba The Ben wo mu Rwanda na Cindy Sanyu muri Uganda
bategerejwe mu mujyi wa Amsterdam mu Buholandi mu gitaramo gikomeye kizaba tariki ya mbere Ugushyingo 2025 kigamije gufasha abanya-Uganda bahatuye kwizihiza imyaka 33 ishize Uganda yibohoye. Ninshaka ndarekera aho ngaho, ariko Zebra Switch naje kuvuganya ni umuhanzi bita The Ben n'uwitwa Sinisanyu bategerejwe i Buholandi Amsterdam aho bagiye kugira gute mu bwibohore bwaki bwa Uganda. Nkahita nibaza nti se niba umuhanzi nyarwanda ajya kuririmba mu gitaramo cyo kwibohora cya Uganda, nta kantu uri kumva ko abahanzi bacu batangiye kuba international international. Ariko tekereza niyo muhanzi nka Mugisha Benjamin agiye kuririmba muki nyine wa kubona nyine byabindi byacu biba bya Rwanda Day ukajya ukabona umuhanzi wundi aje kuririmba muki muri Rwanda Day, ukahita wibaza ngo se habaye iki kugira ngo abahanzi bo mu Rwanda batajya kurimba muri Rwanda Day, tukiboneramo wenda kiri ku muri Burundi cyangwa avuga ati ngo ahani mu Buholandi. Ariko The Ben akomeje kubanyuza akanyafu. Ariko urabyumva icyo kintu ntabwo uri kubaza guhereza uburemere no nkuru. Tekereza kuba nyine agiye kurimba muri Liberation Day y'ikindi gihugu. Ariko uri kumva ko kana haryo ubwo ninde wacishije hunda akanyafu? Yes, of course, komisiyo vibe no vya KFK, of course, king of us damba sada fa coming as mtoto wabutamwana ngenda tokative tutravoka buti nyirubwite avinashire ko majiko ndavuzwe amjeshuro hit yotel zuba niticuti yaba boss nitijwi eryaba diaspora ningejwi abandi nikakajwi ko pandemic in the city mwuzukuru wa Jama Fund Shop mwana w'umugore imbaraga z'ujukani zubaka vuba nyiteho parental speaker ntacoka katsego n'abagiye ko twandika breaking bro ngewe ndi mu kazi uretse kumbwira ibintu byinshi ndaje uwo bamwita sketu wa bagay ari kumamagara mbaza ngo sinzongera gukora kandi nanjye ndi mu kazi ubu nanjye ndi mu kazi. Zebra Switch yego gira ngo nubundi twe tuba tugomba gutungwa n'akazi reka duhera kuri icyo ngicyo nubwo ari kumbaza ngo ntituzongera gukora nubundi already nge ndi mu kazi ndagira ngo mbaze rero witonze uti ese benov you ndaba kuduha breaking gatoya nk'amanuka uwitwa Mr Breaking utuzane n'iki reka kubaze gutya Kuru Magic yego View Nation yego umwana w'umugore Mr Breaking utuzaniye umunsi niyihe? Zebra Switch iyi ni breaking iriko y'ibyamamare ndetse ntekereza ko bishobora kuba byatigishije imbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda. Umwite Nzovu, umwite Yakamwana, umwite nde Gitafu. Aba ni bamwe mu bakomediye cyangwa se mu basocial influencer bamajije kwidekarara, ariko uyu mwanya wa none bari mu byishimo by'uko witwa Munyakazi cyangwa se Bruce Melody ngo aherutse kubatumira mu ibanga ndetse ngakabanywesha akabasindisha akabarishisha byarangiza akababwira ati ndabizi ko mujya mukenera no kubomora kandi wabomora nabiceri ngabakandira kanyenyeri k'ibihumbi 100 abahungu ngo aho bari uyu munsi wa none n'uyu wa none ngo ntibarabyuka. Buri muntu ibihumbi 100 ubwo ni note ya 300 note ya turuwasi ariko ngo barabanje baranywa ngo bararya none abahungu ngo bagira ngo ni bya byo kuvuga ngo tugiye gukora ikiganiro na Bruce Melody bati batumira ngo mu rugo kwa Bruce Melody batangiye kuvuga ati subu brage turi butere ni bagezeyo ngo basanga ngo no kwisekereza abana ba Bruce Melody n'umudamu arabwira ati muteke mwicare hasi murye neza ariko nta kinyamakuru kimwe cyacyemerewe gufotora cyangwa gufata video abahungu ngo aho bari ngo n'uyu munsi wa none ngo nka Gitafu ntarava mu kabari nza kuza kuvuga ati se Bruce Melody ko yitwa Munyakazi akunda gutwika kubera kino nkuru yagize gute cyahishitse cyangwa yagize gute yakomeje kuyiherera ati mutazangiranya nabariya ariko we biravugwa yuko nyamara ngo umuntu bita Anita nyuma yuko ngamajije gusezera kuri RBA ngo soon as possible Anita agiye kuva kuki kuri Kiss FM nkahita nibaza nti se amafaranga y'ibyuzi ntago yamugezeho ariko amafaranga y'icyuzi n'indu yafite ayo mafaranga natwe tugereho amafaranga y'ibyuzi ntago yageze kuri Anita ase uzatangiye kunugwanugwa witwa Anita ari mu miryango isohoka ndavuga ati se abagiye gusubira kuri RBA bahu kare none se mana Anita aramutse avuye kuri Kiss FM simbite mubona kuri RBA izindi radio nshyashya rega zishaka gutwa nabari nshyashya ariko ugenda gake ntago se wibuka erega Kiss FM nubwo idatanga promotion ngo yasinyishije oya nubwo idapima wabyo byihorere
nubwo iriya televiziyo idatanga poromosiyo ariko jya umenya ko iriya televiziyo harya ni radiyo ariko ariko barayitanga ku bishyuye YouTube biravuga ko buriya ngo batanga ku bishyuye ariko jya umenya ko imeze neza radiyo ni trendi Kigali niyo sitari Kigali inabimaranye igihe by the way nta yindi radiyo irayihirika izindi ziraza zigashima ugasanga wenda zijya muri football ariko ku bijyanye na showbiz ya radiyo ntukayivuge gutyo mu mazina irayoboye ntukavuge radiyo ariko kuyitangazamakuru cyanjye ya ndi bavuze ibintu byo kugira se bakwishyuye ako babanyishyuye Zebra Switch rero ni amakuru meza ku banyarwanda, ni amakuru meza ku muturage w'Inyamasheke, ni amakuru meza ku muturage w'Urusizi, ni amakuru meza ku Munyakigali, ni amakuru meza ku Munyengororero, ni amakuru meza ku banyarwanda bose muri rusange, ku bayobozi na rubanda rugufi. Iyitwa Visit Rwanda yamajije kwidekarara, yakoze ibintu bikomeye cyane, ndetse ukanabona ko no muri shampiyona ariho twaje tubona bitwa baganza baje kuza kubirwana, ndetse n'amaroza akavuza ubuhuha. Twaje kuza gusanga brand tarekeye muri Tour du Monde gusa uyu mwanya wa none yamajije kugera muri NBA shampiyona ya mbere muri basketball ikunzwe ku rwego rw'isi, ndetse ikaba yamajije gufatamo amakipe abiri kababwira ati mugomba kwambara icyitwa iki Visit Rwanda. Rwanda netambarare wamajije kubyumva. Ibyamamara byinshi mu Rwanda byamajije kwishimira no nkuru yakataraboneka, dore ko ikipe yitwa The Clippers nitwa Los Angeles zamajije kwambara iki Visit Rwanda, ndetse mugatuza. Ntekereza ko iyo ari inkuru nziza ku banyarwanda, ntekereza ko ari inkuru nziza twakwiye kwishimira, ntekereza ko noneho Rwanda rugari rutoya ariko rwamajije kuba viral ku bihugu byo ku isi, yaba umutekano, yaba isuku, yaba b'abapolisi bacu bamaze iminsi bifotozanya n'abana. Ariko we buriya ngo bari abapolisi ngo mu bintu byo kwifotozanya n'abari abana nabyo ngo biri mu nshingano. Ariko nyamara naje kumva ko buriya ngo kwisanisha na rubanda rugufi ngo burya ari itegeko. Mbona abana babasuhuza nkatinya gufata akavido cyangwa ngafata tugafata buriya ngo biremewe. Rero Rwanda nyuma yuko rumajije kwidekarara rwagaza kuzibona polisi y'u Rwanda igomba guciringana rubanda rugufi kandi y'abaturage, yaje kuvuga ati u Rwanda rugomba kumenyekana hehe mu mahanga. Ngira ngo urabizi Arsenal zaridekarara ariko mu mutwe ni runini. Harya izindi kipe nizi umbwira iby'amakipe ntabwo mbizi. Ayo ntayo za Paris Saint-Germain najya nta yindi ngubwo izindi ni Madrid yihera. Bakomeze bagere batubwire uko bimeze. Ariko just no muri basket soon as possible uraza kubona ikipe zo muri NBA ziri gukinira muri Beka Arena. Murano yo makuru reka kuba yandi duhuriye kwa skate wa baga cyaduhurire kuri kagacano bita The Fry kuri ko bose namajije kwidekarara byo byacu nakagaruka. Inyubako yanjye iruzuye nk'umusirimu ngomba kwestaramo amazi. Ese ntushobora gusanga yandi yawe amatiyo yatangiye kwangirika? Tandukana na kampani z'ibicupuri ubundi ugane MK Hardware Limited. MK Hardware Limited ni igisubizo ku bantu bose bashaka ibikoresho bya plomberi. Ahangaha tugufitiye amatiyo ndetse n'ibindi bikoresho byose kuva kuri robine ntoya nini. Dukorana na kampani ndetse tugakorana n'abantu bikorera ku giti cyabo. Ibikoresho byacu no original dore ko twigerera ku ruganda tukazana bya bindi nimero ya mbere. Utandukanye na babandi baguye ibikoresho ugasanga bimaze ukwezi kumwe gusa bikahita bitangira kwangirika. MK Hardware Limited duhereye hano ku Kinamba ku muhanda ukatujya Kacyiru, ndetse n'undi muhanda ukata ujya ku Gisozi, ndetse nk'ubwiye ngo ni mu masangano cyangwa mu mahuriro y'imihanda ntago naba nkubeshye, dore ko hazwi nko ku isaha ucyabutse ureba inyuma gatoya ureba ku muhanda ujya ku Gisozi uhita ubona kampani nitwa MK Hardware Limited. Nimero yacu ni 0788 4357 karindwi nanone 23. Mwihariko wacu nuko nuguze byinshi tumutwaza. Mr. Kari Hardware Limited igisubizo kwa plomberi bose muri rusange. Come on!